Muraho neza, muraho. Yambi. Amakuru. Amakuru ni yanyu. Mumeze mute? Izera ko mumeze neza. Shatanga hona yabasuhuza. Muraho neza. Yambi. Nanjye ndabaramukije nubwo kuyambirana bitemewe kubera covid ariko rwose nari mbakumbuye. Chantal yagarutse, nanjye nageze mu Rwanda. Izuba ryarenze. Iriwe neza Mageza. Uraho neza Mageza. Murabona ko nageze iwacu mu Rwagasabo. Ndaje mbaha amakuru, ndaje tuganire. Ndaje. Hi sister. Bonsoir Koseya. Bonsoir. Ça va, je suis au Rwanda, je suis arrivée chez moi. Inyenyeri nazo ziraje, ikamba ryazo rirazisa, rirasabagira kw'ijuru ry'iwanyu. Barimo kudusuhuza. Bapepere nawe ukomeza upepere. Niko kabyino ngaho se jya mpuzu, dore imbeho ni yose, genda ufata agapira ukinge mu gatuza. Josirate, welcome back home. Thank you sister, thank you. Urugendo narwo ni rwose, uyu munsi sinkikubonye, fata iyo nzira imwe yo mu nzozi. Shanta indirimbo ntuyize? Naribagiwe. Uranyumvira Chantal? Yaramaze kuyibagirwa. Ariko amezi 5 ni menshi. Amezi 5 ni menshi. Muraho neza. Uko ratanze itangazo nari navuze yuko ntaboneka muri iyi minsi, ya minsi yashize ko narimo gutegura gahunda y'urugendo yo kugira ngo ngaruke ku ivuko, ngaruke u Rwanda rwa Gasabo. Ndabashimira mu mwese mwagiye mwohereza message inbox mumbwira muti turagukumbuye, ako namwarigiye mwe iminsi 2 numva ari iminsi 2 cyangwa ni 2 gusa nasibye. Barimo gutegura urugendo. Muze mbaganirire, muragenda mwishimye, nanjye kandi ubwanjye ndabashize agahinda. Ndishimye cyane kongera kubana namwe muri uyu mugoroba. Ndishimye cyane kwikaze. Ndishimye cyane kuba nagarutse mu gihugu cyanjye mu Rwanda, nubwo igihe nari nateganyije cyarenzeho amezi 4. Coronavirus yakoze ibintu bikomeye cyane, n'ubu kandi ntaho yagira cyahari. Nuko biba ngombwa nyine ko marakiriya gihe kandi namwe mwarafashije kuba narindi hariya muri Cote d'Ivoire tukatuganira. Biri neza Jeanne Mukamunana, murabona ko nagarutse mu Rwagasabo. Murabona ko nicaranye na Chantal wanyu, Chantal wacu. Chantal, ngaho basuhuza. Yiriwe neza. Chantal muramwibuka tuvuga ibyerekeye by'ubukwe basetsa cyane. Muraho neza Goreti, amakuru Rugema, mumeze neza? Suze mu rugo nagarutse, ndi mu Rwagasabo. Ibintu byose twabinyuzemo kandi ubu turacyabinyuramo ibihe bikomeye bya coronavirus, mu rwego rwo kuyirinda, mu rwego rwo kuyikumira. Nuko oya ntabwo ari Chantal Miro, uyu ni Chantal nibabwira izina, ariko naryo yenda gusa na Miro. Nababwira izina rye. Murakoze cyane Ramazana ati karibu sister, murakoze cyane. Karangwa Jackson Gahindiro muraho.
Chantal Miro, Marie Chantal Miro. Chantal uraje usanze barimo kuvuga Chantal uyu nguyu barambaza ngo se ngo ni Chantal Miro. Ariko birenda gusa Chantal. Urababwira izina ryawe? Nta kibazo. Reka ribabwire maze rero mwumve ko Chantal Miro yenda kwitiranwa na Chantal uyu nguyu twicaranye. Murakoze cyane. Amazina nitwa Nyiramariro Chantal. Yitwa Nyiramariro Chantal. Chantal Miro urumva rero ko nkaho ugiye kudutwarira izina yitwa Nyiramariro Chantal. Abanyarwanda bazi kwita kandi bakita neza. Nishimye rero kunongeye guhura namwe nkuko nawe basezeranyije nkababwira ngo tariki ya 8 z'ukwa 8 tuzahura, tariki ya 8 Kanama tuzongera guhura. Muraduherukana ndi Abidjan muri Côte d'Ivoire, ubundi Kigali mu Rwanda rwiza, Rwanda rwa Gasabo, Rwanda nari nkumbuye abantu baho, nkumbuye ba Chantal, nkumbuye imisozi, nkumbuye ibintu byinshi, nkumbuye n'ibyo nza kubabwira byose natangiye kugenda nongera kudomaho. Nuko ni ibintu byiza cyane. Ba Chantal twese turi bamwe, nta wasi, nibyo rwose nta wasi. Ba Chantal mwese muri bamwe cyane bikaba byiza kurushaho iyo muri n'abanyarwanda reka. Ubwo rero Chantal naragukumbuye cyane mana we. Njye naragukumbuye, ndavuga ibyanjye. Njye nakumbuye Chantal, ndamukumbura n'abandi ba hano bose ndamukura. Ariko Chantal ariko niwe dukora kurana kino kiganiro, ndamukumbura ariko abavandimwe nabo twarabanye rwose bigenda neza. Mu gihe cyo kumanywa nkavuga ururimi rwaho bahariya, hanyuma rero mu rwego rwo gukumbura nyine n'iwacu bwarega n'ururimi narwo biri mu biranga umuco wacu. Niyo mpamvu dufite gahunda ya muze dusome igitabo, muze duce umugani, aho tuvuga n'ururimi rwacu tukagerageza kuruvuga tutavanga n'izindi ndimi, nubwo hari igihe bigorana, ariko tukagerageza tukaza ku gicumbi cy'umuco wacu urimo indangagaciro, undi urimo byinshi byo kuganira, urimo ibisakuzo, urimo imigani, ibyo byose abantu bakabana bagasabana. Ngaho rero mbwira, umeze neza? Meze neza cyane, ndishimye ko twongeye kubonana. Imana yabanye natwe iraturinda kwinjira mu gihugu wari urimo, natwe yaraturinze mu gihugu cy'u Rwanda. Nubwo bitoroshye dukomeje kurwana n'icyorezo cya COVID-19, ariko tuzi neza hamwe no kwirinda twubahiriza amabwiriza duhabwa na minisiteri ibishinzwe ko tuzagitsinda tukagusubira mu buzima busanzwe nta kibazo. Nanjye ndanezerewe ko twongeye kwicarana, tukongera tugaseka, tukongera kuvuga turebana n'abashuti bacu n'ubundi nk'uko byari bisanzwe. Tugiye kongera gukora ikindi kiganiro. Ni amashimwe menshi dushimiye Imana yabikoze. Imana yacu yahabwe icyubahiro. Amen. Twese Uwiteka yaraturemye. N'ubu umwana ukuntu azi kuvuga ikinyarwanda cy'umwimerere kandi akavuga ibyangombwa. Nanjye rero amakuru ni meza, ndahera mbabwira amakuru yanjye, gusa abenshi amakuru yanjye bari barayakurikiye. Nabwo Chantal nawe nyine ubwo numva twaganiye n'abandi bo mu rugo tuvuga ko amakuru ko byagiye, ko urugendo rwagenze nkuko. Ariko hejuru nanavuze ngo tuza kuganira tuvuga ku bijyanye n'ikintu cyitwa urugwiro. Nibyo Jean Pierre ntabwo wabimenye, nageze ku ivuko nasesekaye rwose. Nasesekaye ubu ndi mu Rwanda, ndi Kigali rwose, ndi mu Rwanda rwa Gasabo. Bandanye nyasari South Africa, bamusubije abo mu Bubiligi, bari muri Canada, bari muri Amerika, bari muri Norvège, bari muri mu Buholandi, abari ahantu hatandukanye mwese ku isi, Dakar, N'Djamena, Niamey, Abidjan, bien sûr murabyumva nyine Abidjan ho narindi. Hari n'abanyarwanda benshi, abo bose ndabasuhuje. Jean Pierre ati ngwino naje. Jean Pierre nazanye noneho n'ibisakuzo, turahana amakuru tubye ku rugwiro, hanyuma tunzane n'ibisakuzo. Chantal zanira nkongoro rero, nazanye nkongoro muri Côte d'Ivoire. Ntabwo uziko ubutani subira nzanye nyitwaza inkongoro. Deri inkongoro yacu twongeye twayibonye, yarimo amata. Inkongoro yacu irimo amata. Muziko muri aya mezi 5 yose twacaga imigani Chantal, hanyuma tutari kumwe kugira ngo tumuhe amata nta nkongoro. Nukuri gutaha bya nzajyana inkongoro. Chantal siko na nkongoro ari mfite muri Côte d'Ivoire, nta nkongoro bagira. Agomba kwisiga kuko yari yanje. Agomba kwisiga cyakora by'inkongoro y'umwana n'ibyo nukuyisiga kuko ari ya Chantal. Nuko hano rero harimo amata,
ndacyagira isukari ngerageza gutanga amata nk'ahantu ariko ntabwo yarabaga ari mu nkongoro ubwo rero hari umuntu wigeze kubaza ngo tubwire urugendo rwawe rwagenze gute aravuga ngo nahagurutse ndagenda ngera iyo ngera nuko ndagaruka bikaba birarangiye rugema ati jambieza akaba tukukererwa ngo abavuga ngo nta connection yaba afite ngo amata shenge amata rwose josiri amata reka nzire mbabwire rero ukuntu byangere nyine bwo mwebwe amakuru mwari muyazi aho narindi uko byagenze aho nagiye nsura za Yamoussoukro aho nagiye nsura njya ku nyanja ya Atlantika n'ahandi wenda hatandukanye n'umujyi wa Abidjan ariko byose nabikoraga mu rwego rwo kwirinda ubwo rero buri gihugu cyose gifite amabwiriza yo kwirinda nyine coronavirus ariko amabwiriza yose arasa twari dufite iminsi 3 yo kugira ngo twipimishe ko tutarwaye nyine coronavirus hanyuma rero ubwo nagiye ndipimisha nagomba gufata indege ku itariki ya 6 hanyuma nipimisha ku itariki ya 3 hanyuma bahita bampa ibisubizo bamaze kumpa ibisubizo urikingirije bamaze kumpa ibisubizo ubwo nyine mfata indege ubwo ndaza ubwo nanze gutinda ku byahariya nyine uko nabagaho hariya mwari mubizi nuko byari byiza nyine hari n'undi muryango namwe murabyumva ubwo abantu ubwo ko nari mbisimbutse ndabaruka bigarukeho hari undi muryango ubwo nyine murabyumva nyine umunyarwandakazi nyine nawe murabyumva uri hariya ukuntu biba bimeze abanyarwandakazi twubatse amazina magiye twubatse amazina ba Chantal n'abandi mwese mudukurikiye we abanyarwandakazi nyine masanya nta nkongoro mwashyingiranwe nyine umva di Chantal mfaga nawe zirahari ariko nagombaga kugira ya indi yacu yo zirahari hariya ariko amata nayo mu nganda ariko yari ingi ya indi yo mwimerere ya hano Chantal anywera bagombe nkongoro hariya zirahari nibyo nuko ubwo nyine umunyarwandakazi nyine kuyumva nyine twari twageze hariya hanyuma yumva nyine batwakirana urugwiro n'urukundo byakwa kuri byose mwabibonaga ariko bakajya bambwira atari kuragenda ukagira gahunda ujyamo ubwo nyine byabaye ngombwa ko mbasobanurira mwabonye ko mu minsi ya nyuma byabaye ngombwa ko nshyiramo n'igifaransa ubu barabisabye bati ibintu muvuga by'indangagaciro n'ibintu bikomeye cyane bivuga discipline bivuga ubwitonzi bivuga mu gusangira bivuga mu kubana neza n'abantu bivuga ukunda igihugu ati natwe turabikeneye ubwo n'abatari abahera gusa n'abandi bo muri Afurika y'Uburengerazuba n'abandi bavuga ururimi rwaho rw'igifaransa ariko barambwira bati ugomba kugira ngo niho rero mwagiye gukora amaze ntangiye kujya mbishyiramo ubwo urindi gahunda yacu muza dusome igitabo muza duca imigani ubundi ngikora kuwa 2 kuwa 4 no kuwa 6 ariko igifaransa cyo barabinsi abye nyine mwabonye ko nabanje kugira ngenda buhoro ariko nyuma nza kubikora kuva ku mbikora kuwa 2 no kuwa 3 ubwo ni gahunda nongeyemo ubwo abantu bamwe bashaka ko tunakorana hari abo twakiranye nyine amasezerano y'ubufatanye mu rwego rwo guteza imbere ibijyanye n'inganda ndangamuco niko zitwa abo bitwa Ultime Griot nakunze kujya mbavuga murabizi ubwo n'izi n'inzego nyine zaho nazifite gahunda ni nziza cyane turayishaka turayikunze mujya muza musoma ibitabo muza muca imigani ati cyane kuvuga kubijyanye n'indangagaciro nuko ubwo nyine umunyarwanda hageze hose hari icyo agomba kugira icyo agomba kwasiga nk'ikimenyetso y'uko yahanyuze nuko ubwo ndashima Imana ko gahunda yacu bayikunze mwabonye abana bagiye baza murebye kuri aya video yacu abana bagiye baza abadamu twavugana ku ngingo zitandukanye uko byose bigenda neza cyane ya n'ingingo ya mbere ya kabiri rero byekeye coronavirus nibyo navugaga bafite gahunda yo kurwanya coronavirus ariko ikintu cya discipline nyine murabyumva namwe ntabwo bafite discipline nk'iyacu nageze hano ngeze hano njya kure njya mu mujyi kuzenguruka ahantu hose navugaga nkumve ntabwo ari hose ni hamwe nageze ariko ukabona abanyarwanda bafite agapfukamunwa bose mu muhanda bose abo nashoboye kubona bongewe nashoboye kubona bose bafite agapfukamunwa nawo hariya nubwo bikora igihe babishakiye nima ariko nabyita rwose icyo cyitwa discipline ku banyarwanda ni ikintu cyiza cyane
ubwo ikindi nababwira hariho ikintu cy'urugwiro cyo gukundana cyo kubahana kirahari ari mu Cote d'Ivoire n'aha ngaha nyine mu Rwanda ntari nshima rwose urugwiro nahabonye yego nari nsanzwe mpazi ariko biracyahari nyine urwo rugwiro basanzwe bafite nkaba nishimiye nkishima mu muryango wari umuryango wanjye ari n'umuryango mugari waho umuryango wanjye nyine hariya Abidjan no mu ntara niko nabyita no mu mujyi abana twiganye n'ibyo twa ngo abana twiganye dufite n'abana twiganye buriya abana twiganye bazaga kundeba tugasuzanya bamumbuye nanjye bakumbuye nuko bigenda neza hari ubwo igihe cyo gutangira kiba kirageze ndagira ngo nshimire leta y'u Rwanda ukuntu ifite ikintu cy'urugwiro ukibona ku kibuga cy'indege nkimara kuhagera ukakwakira uzi ko umuntu aseka uriya nibwo waba wambaye agapfukamunwa wenda utabona amenyo ariko ubibona hano ku mazi ukabona no mu ndoro sibyo ushaka yego no mu ndoro ubona urugwiro ku muntu ubona ukuntu akwakiriye neza ukuntu aguhaye ikaze ikintu cy'urugwiro inseko y'abakwakira kukuyobora gira gutya hari ahantu nyine gukaraba intoki byose bakakwakira neza rwose nagira ngo nshimire cyane ikibuga cy'indege ubuyobozi bw'ikibuga cy'indege n'ubuyobozi bw'igihugu kubera ko buriya icyo bita umupaka burya ni nk'indorerwamo y'uko igihugu kiba kimeze icyo bita miroir ni indorerwamo y'uko ibyo uza kubona imbere uko biza kuba bimeze rero ya discipline nabonye urabona nyine ni mu bihe nyine bitoroshye byo kurwana n'icyo cyorezo nabyo ni ibintu byiza cyane mba nishimiye ubwo rero turahavuye tuvuye ku kibuga cy'indege hano nyine Kanombe ariko ubwo hariya nyine Abidjan ubwo naho nyine ubwo nabanje gukora ibizamini ni uko ninjira mu ndege n'ibindi nuko ngeze hano ku kibuga cy'indege aha batushyize mu modoka tugiye muri hoteli ntango nshaka kuyivuga njya muri rezo de publicité nuko njya muri hoteli nagira ngo muri boko nahoraga mvuga iyo nacaka imigani nkavuga ngo nkumbuye ibishyimbo nkumbuye amashaza nkumbuye igitoki nkumbuye ndababwira ngo nageze muri hoteli nariye amashaza mwabavandimwe nariye ikintu cyitwa urunyogwe hamwe n'igitoki bibuka turi hariya twavugaga futu inyame ibikoro n'ibiki nabyo ariko hano ikintu cyitwa igitoki n'urunyogwe byari biturenze ariko Chantal nawe nyine hari ibindi nyine nyine murabyumva harimo kwihuta nyine n'ibindi biteguye nanjye ubwo nyine twagize ubuhanga bwo gutegura ariko we yagiye kugira ibyo ukora atunganyaho ubwo rero byose bimeze neza nabo badufata badukorera tesite tumara amasaha 24 mu kato hanyuma nuko amasaha 24 ubwo twanageze hano ejo mu gitondo hanyuma mara amasaha 24 ako kanya ibisubizo bihita biboneka nuko turataha nuko ni ibintu byiza muri ayo masaha 24 ntabwo ubona yuko atambutse kuko uburushye ushaka kuryama ukaruhuka wamara kuruhuka nyine ukajya mu rugo ukabona inshuti ukabona abavandimwe ukabona abana ukabona abantu ariko nyine murabyumva nyine ubwo rero maze kubasuhuza ikintu nakoze ahandi hose nababwiraga nshaka kujya gusa nahise ngenda nariye umuganura nahise ngenda njya ku Giporoso muri amazone ntuyemo nyine ku Giporoso nari nkumbuye mbutaje ku Giporoso kuko nabivugaga ngenda njya mu mujyi ngenda ngera Kimisagara natazi ko nagenda Kimisagara njya ni Kimisagara ngera Nyabugogo ndazenguruka nari nkumbuye mbona ahantu haje za feruje zindi hari indi feruje hano hafi ya urenze feruje ku Giporoso hari indi feruje hari imbere yo kugera hirya ku Gisimenti hari indi feruje hari muze ibintu byiza cyane nyine ubwo nishimye nyine hano njya gushimira leta yacu ingamba zihari zo kurwanya coronavirus no kuyirinda abaturage discipline bafite bashimira ikintu cyitwa urugwiro nge nawe mvandaza kuvugaho urugwiro rubona kuva ku kibuga cy'indege ukabona muri hoteli no mu muryango gukundana kugusekera ku ibintu byinshi
ngayo nguko ngurwo urugendo rwanjye ubu rero nkaba ndi mu Rwagasabo nkaba nishimye namwe mwese murimo kwikonekita Jose ari gutera ukumbuze ngwenda uzone kurya uruso igitoki ujye urye n'urunyogwe Shanta urye n'ubugari n'ifi Shanta apana kuyirisha ikanya wirisha intoki kwa kundi bayikata nawe ntabwo bikwiye simbikugisha rabizi nuko hanyuma rero buriya mu Abidjan habaga ubushyuhe hano hari klima nziza murabona ntabwo ni klima nyine yo mu gihugu cyo mu misozi igihumbi nuko ngayo nguko ego Kamarori bati welcome back home madam, thank you. Uratuma mvuga ikiri mu rurimi rw'ahandi kandi twagomba kuvuga Ikinyarwanda ubwo rero nishimye cyane ndi mu Rwanda nanashatse gushyiraho indi dekoro ndangije nanga kuyishyiraho ndavuga ngo reka mutagira ngo nagiye ahandi hantu ahangaha iyi dekoro niyo mwari mumenyereye na Chantal wacu Gerard Kayumba wiriwe Nyirakaragwe Nadia uraho neza urakomeye ngayo nguko Shatanga rero niba ari ibindi bumvaza ku bintu cyangwa n'abandi bambaza abandi barimo kuvuga ngo ndabakumbuje muzuko yego bitari mu runyo bitarimo amavuta byoroshye Chantal surprise wasa Delphine ati di surprise burya byacu ni byiza nibyo pe ni byiza cyane ni byiza cyane ngaho hari ufite cyo kumbaza namwe cyo barimo kuvuga bati ni byiza pe imisozi yacu umuntu hano ahangaye ni cyangaha mba ndeba kandi gasozi hirya nanze kugira reka nimwe ndayikamyo agasozi hirya ubu hano ku gasozi hirya agasozi ibintu nk'ibyo ngibyo nuko Delphine ati surprise ngambwira arakoze kutubwira uko urugendo rwawe rwagenze mu Uwiteka yabanye nanjye mu ijambo rimwe Uwiteka yabanye nanjye kandi ndashima ni ukuri ni byiza cyane ukiva mu Rwanda kugenda no muri Cote d'Ivoire ese byagenze gute ese bakwakiriye gute wabonye bimeze bite byari byiza cyane nyine urumva narageze hamaze nk'icyumweru kimwe ubwo nyine coronavirus yagiye izamuka noneho u Rwanda ruri mu bihugu bya mbere byafunze imipaka mu rwego rwo gufata ingamba rwose nibyo nshimira igihugu cyacu ko gifite His Excellency the President of the Republic Perezida wa Repubulika yacu y'u Rwanda bafite vision afite ukuntu akareba kare ibintu mu rwego n'ukuntu akunda abanyarwanda akagira ngo agakumira u Rwanda rero ruri mu bintu bya mbere mu bihugu bya mbere byafunze imipaka gufata ingamba zikomeye mu rwego rwo kwirinda ubwo ibindi bihugu byagiye bikurikira mbona ko d'Ivoire numva yarafunze nko mu matariki 20 ngira ngo no kumariza uko gatatu nyine nuko barafunga imipaka nyine ariko nyirwa hagati aho ngaho ntabwo habaho gutembera cyane uretse ko nyine biravugaga mu kanya discipline nyine ntabwo imeze kimwe nk'iy'abanyarwanda nuko banyakira neza ndishima mu muryango nyine byose byari byiza ntabwo bagutereranye ati se ko ari umunyarwanda akaba aturutse mu gihugu cy'u Rwanda aje hano n'icyorezo twari turimo kurwana nacyo ujya none se ni icyorezo cy'isi ntabwo ari cyafasha ahantu hamwe kiriya cyorezo cyagiye ahantu henshi n'ubu ari ibihugu byinshi byahise bifata ingamba zo kugira ngo bagikumire ariko nabonye ko d'Ivoire ho hari n'abantu benshi mu mibare mperuka hari hageze mu bantu barenga 300 barimo gupfa ariko mu Rwanda rwose hari ingamba zifatika zituma abantu barimo birinda kandi birimo biratanga umusaruro nibera ko na discipline yacu nk'abanyarwanda yatumye habaho kiriya kintu cyo kujyanye no kugenda bafungura byose bigenda neza byiza cyane rwose ubwo bakwakiriye neza ukabongera kugaruka mu gihugu cyacu ukongera ukabona urugwiro barakwakiranye barakwishimiye nanjye nishimye cyane yego Chantal wanjye twabonanye nishimye cyane amezi 5 ni menshi ni ikintu gikomeye Imana yakoze
cyo gushima ko Imana igikomeje kuturinda nubwo ariko rero coronavirus ntawe yagiye iracyahari iracyahari tugomba gukaza ingamba zo kuyirinda tukaraba isabune n'amazi meza tukirinda mbese icyatuma impamvu nibe ngewe cyangwa nibe wowe rwose tugafatanya tukirinda kugira ngo tubashe guhangana n'iki cyorezo rwose kandi tuzagitsinda nidufatanya rwose twe tuzagitsinda nibyo reka dufate agapoze hanyuma twinjire mu bisakuzo sibyo ndabizi ko mu bitegereje muri benshi Chantal uraza Delphine yagize kuvuga ngo ariko Chantal ari hengwa amata Delphine warakoze kunzirikana pe nagushimiye cyane mwanyeretse urukundo rurambuye nukuri naranyuzwe pe njye nakivuze nashimye ibanga ni iry'ababiri mbega ibintu byiza urugwiro ni ikintu gikomeye cyane yego cyakabare Jean Paul urakoze cyane icumbi mu muti mu gukunda nta kizaruhungabanya urwo rugwiro ruri mu bituma umuntu agira urukundo rukiyongera buhoro buhoro umunsi ku wundi uri mwiza uri igitego mutarutwa muri abatarutwa na Chantal wanjye nyine mutarutwa murabyumva n'abandi bose tuba turi kumwe baba bari inyuma ya kamera nuba neza nibyo bituranga ejo kujya kumunza ejo nzajya ahantu handi musozi ikomeye cyane nkubuye nkajyanye mu isoko njya kureba njya guciririkanya ibyo nabyo umuntu aba abikumbuye gabanya urahenda mbega baravuga ngo amazi arashyuha ariko ntagira ati ntibagire iwabo wambeho agiye ujya muri Cote d'Ivoire ariko iwanjye mu Rwanda ni ku Gicumbi Gicumbi tugiye kwinjira rero mu bisakuzo Chantal muzira ko mumuha amata sibyo ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bibaranga Chantal rero ukuntu bisigaye bimeze dusigaye tugera aho twabitangiye ndi muri Cote d'Ivoire ikaramu yanjye yaba n'amanota ari niriya ifite amanota tuje kwinjira mu bisakuzo n'abandi nyansuhuza bari mu madirishya namwe turabasuhuza twishimira ko muri kumwe natwe reka rero mpagaritse hanyuma tujye mu muri Cote d'Ivoire ntabwo baciririkanya mu isoko baraciririkanya nyine oya ndavuga guciririkanya mu isoko ugaciririkanya mu rurimi rwawe bariya baravuga ngo se kwa c'est cher baba baraciririkanya nabo baraciririkanya bonsoir Evelyne merci beaucoup je dis merci je dois le dire solennellement en langue française en émission en langue française comme je vous le dis je suis déjà arrivée à Kigali je te l'avais déjà signalé et je suis connectée et voilà c'est l'émission en langue française ce sera lundi urabona ko abo ngabo ni inshuti zanjye twari turi kumwe twabonanye ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bibaranga ubwo rero twaje tujye mu bisakuzo sako soma aha ntawabona n'imfite abambwiraga ngo soma disi ubwo agasore Hussein wiriwe neza sakwe soma nyuma yo kubabwira amakuru kare tujye mu bisakuzo by'iwacu ndatanga amanota hanyuma uza kubikora nyine ya nkongoro iri hano hafi gatukura katokeje sakwe soma gatukura katokeje niki sakwe gatukura katokeje ni agaki
Cyakamara rwose irahari pe, aceke yawe nyine urabyumva. Wowe ngo guhamagarana nyine nuko bimeze. Sakwe soma gatukura katokeje ni agaki. Sakwe gatukura katokeje ni agaki. Chantal mugomba kumuha amata. Chantal Miro ati ni ipfundo ry'amasaka. Ni ipfundo ry'amasaka. Sakwe gatukura katokeje ni agaki. Abandi barucurika. Sakwe gatukura katokeje. Umwana w'ifunzi. Clero ati ni umwana w'ifunzi. Sakwe gatukura katokeje ni agaki. Ntakizarumanya. Sakwe gatukura katokeje. Umwana w'ifundi. Chantal ati ni ipfundo ry'amasaka. Ubwo turihuta rero tukareba isaha. Ni saa 3:04 ku isaha yo mu Rwanda. Ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bituranga. Mwese turabasuhuje. Nagira ngo rero Chantal nkubwire ngo mugenzi wawe Chantal Miro niwe waguhaye amata. Imitima nibyo ni ipfundo ry'amasaka, ni amasaka. Urakoze Chantal, amanota ni wowe yatahanye. Chantal yongeye amata nyine, yongeye yamugezaho. Sakwe igisaguzo cya kabiri. Gabriel Singoye wiriwe neza. Singoye, mbega izina ryiza. Gabriel Singoye. Sakwe hari ibisakuzo bimwe nongeye ndagaruye kugira ngo ndebe niba abantu barabifashe. Kumva menshi kagahishira ni agaki. Sakwe kumva menshi kagahishira ni agaki. Sakwe kumva menshi kagahishira ni iki. Undi mu muti mu gukunda ntakizarunganya. Sakwe kumva menshi kagahishira ni agaki. Nabasubije bavaniraho neza. Philippe Mutije urabona rero ko nagarutse mu Rwanda. Urabona ko ndi mu Rwanda, ndi i Kigali. Marie Chantal ngo niba ngo tukongera usome. Soma indirimbo Chantal bajyaga bavuga ngo soma ongera usome maze usongere wumve nyiramajyambere we nyiramajyambere. Icyo nicyo nibuka, ntabwo nibuka. Clero ati ni agafundi ko mu nzira. Ibisakuzo 5 kimwe n'amanota 2. Clero ati ni agafundi ko mu nzira. Sakwe kumva menshi kagahishira. Gatukura katokeje bivuga ubundi murabibona amasaka ntabwo bayokeje. Haravuga ko ari amasaka, akaba n'abavuga ko ari ibijumba. No kujya twongeramo erega n'ibisobanuro kugira ngo n'abana badukurikira bajye bamenye ibyo ari byo. Niyo mpamvu bavuga ngo gatukura katokeje. Ubundi akantu kokeje akenshi niko kaba gatukura. Hanyuma rero kumva menshi kagahishira ni agaki. Sakwe kumva menshi. Akanyoni ko mu nzira. Mageza ati ni akanyoni ko mu nzira. Sakwe kumva menshi kagahishira bivuga iki? Ni iki nako? Ariko wongeyeho nicyo bivuga nabyo byaba ari byiza.
ndagira ngo usuhuze nyakubahwa PS, ndabasuhuje cyane, musuhuze mu rugo. PS mwiriwe neza, ushaka kumenya ngo wa PS ko ari benshi, ngo PS ni PS namwe ni mu murebe ni connecte, yaje kubana natwe. Nshimira abayobozi batandukanye mu nzego zitandukanye baza bakabana natwe, ari ambassadeur mu bihugu bitandukanye, hari abandi mwagiye mubona nyakubahwa meya w'umujyi wa Kigali, hari ba meya abandi, hari abadepite baza tukabana, hari abasenateri, abo bose turabashimira. Ba PS mwese murakoze cyane, abantu nzego zibanze, ba chef w'umudugudu, muza tukabana muri iki gikorwa cyo guteza imbere umuco wacu, bagitifu b'imirenge mwese, bagitifu b'utugari, abagore bagenzi banjye, abakobwa, abajene, abana bakiri bato, mwese ahuza mu rwego rwo gukunda umuco wacu. Nibyo ni Clero na Mageza, nimwe mwabonye igisubizo, ni akanyoni ko ku nzira cyangwa agafundi ko mu nzira. Imitima. Chantal amata. Chantal ariko abonye amata, amunyweye amata. Amata. Sako nywa isupu ngasigaza inyama. Iko igisakuzo naragitanze umunsi yashize. Sako nywa isupu ngasigaza inyama. Ego maje mwagikoze rwose. Nywa isupu ngasigaza inyama. Ibindi hano baravuga ngo sako nywa isupu ngasigaza inyama. Bivuga iki? Chumbi mu mutima gukunda nakizarunganya. Marie Chantal Miro ati ni ibivuzo. Chantal Miro ati ni ibivuzo. Sako nywa isupu ngasigaza inyama. Ibivuzo ni iki? Ibivuzo ni byo mu musururu. Oya bizwa Chantal, ibivuzo ndabizi. Ndanabikunda cyane ngewe. Nivuze ndabizi, ngo ndashaka numve aho bihuriye mu isupu ngasigaza inyama. Inyama ni oya. Mu isupu ngasigaza inyama. Uwitonzi n'ubugwane sangiyo bituranga. Clero antipoe ati ni ibikongorwa by'ibisheke. Badusobanurira impamvu, mwemwe mwakongera mukayamudusobanurira n'impamvu. Impamvu bavuze ko ari ibivuzo Chantal ni iyi. Ni iyihe mpamvu Clero yavuze ko ari ibikongorwa by'ibisheke? Mudusobanurire. Abana badukurikira bumve impamvu yabyo, aricyo mwasubije. Buri umuntu kuya ko umunsi ukundi ngenda nongeraho akantu. Sako nywa isupu ngasigaza inyama. Nibyo ibyo Clero yavuze, nibyo ni ibikongorwa by'ibisheke. Ariko Chantal nawe ntabwo yibeshye cyane, niba murashatse gusobanuza ni uko wanywa isupu agasigaza inyama. Ariko ntabwo bijyanye neza Chantal, nawe ntakukubera ni unaguhaye inota rimwe. Hanyuma Clero namuhaye amanota 2. Clero akavuga ngo kubera igisheke ukanyuzamo umutobe ugacira ibisigaye. Chantal ati nuko ikigage cy'ubushera biranywebwa, ariko ibivuzo byaza bikaryoha kurusha inzoga. Urumva ko ariyo mpamvu ubonye inota rimwe Chantal. Nibyo yego nabyo biraryoha nibyo, ariko yego Chantal wasobanuye rwose, wasobanuye. Ariko murabona igisubizo cya antipo uko yakivuze, ni urabona ko
urya igisheke ugasigaza inyama, ugasigaza ibikongorwa ari byo bivuga ngo unywa isupu. Ibikongorwa by'ibisheke bigaragara nk'aho ari ibi arizo nyama kuko uba wanyweye nyine uriya mutobe wayo. Urakoze cyane kubyumva Chantal, umwana mwiza ndagukunda. Twagiye ikindi gisakuzo cya 4. Chantal wowe amata nyine murumva ko nawe abarekereje. Hanyuma igisakuzo kivuga ngo kumva menshi Clairo na Mageza nibo bagisubije. Cyashaka kuvuga iki? Clairo na Mageza ubwo mwaza kutubaza commentaire. Reka ninjire mu kindi. Sakuza n'uwo muri kumwe. Sakuza n'uwo muri kumwe. Sakuza n'uwo muri kumwe. Hasigaye ibisakuzo bibiri amatugasoza. Sakuza n'uwo muri kumwe niki? Nacyo twarakivuze ko. Umve niba mwaragifashe. Utarutwa. Sakuza n'uwo muri kumwe. Utarutwa. Niki sakuza n'uwo muri kumwe. Kubera ko ku nzira hahita benshi nibyo Joseline nibyo uvuze. Kumva menshi kagahishira abanegurana, abavuga wenda ibyiza, abavuga bo bagiye gusaba, abavuga wenda ibintu by'amabanga yabo, ariko agafundaho kaba kibereye aho ngaho Chantal sibyo? Kaba kabumviye kadakoma bakiyicariye ukabundaraye wari wakabonye agafunga. Yego. Hanyuma ukakabona abantu bakagira kaba kameze nta nubwo kaba kabitayeho. Aho kakabumva kakabika. Baba kumva menshi ni amagambo urebye. Kumva menshi agahishira nibyo ni amagambo. Ngo kaba kabumva Joseline Mayati kaba kabumva nibyo rwose, kaba kabumva kicare kwidundariye hariya. Barakomeza bakavuga kagahishira nikavuge. Clairo ati zavuga ngo sakuza n'uwo muri kumwe. Clairo akavuga ngo ni ururimi rwawe. Abandi twagiye abandi sakuza n'uwo muri kumwe niki nibyo ni ururimi rwawe, kuko ururimi rwo muba muri kumwe nirwo muba muvugana, nibwo sakuza n'uwo muri kumwe ni ururimi rwawe. Igisakuzo cya nyuma sakwe Chantal nawe washekewe ego umwana yawe arategereza ko musubiza agahita akajya gutarira ku munwa, ariko ni mu nkunde rata nayo imaze igihe yarancukije. Nagarutse si wowe utamusubiza agahita ashyira ku munwa. Ntakwesa guhora mu murima siko guhunika. Ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bikuranga. Ubugwaneza nibyo bikuranga. Hari akantu rero namaze kumenya mu rwego mpuzamahanga, abo bita les conteurs, abo ngabo baca imigani. Abaca imigani bafite ibintu bijyanye n'umuco, hari utuntu bagira batyo bagashyira mu mutwe. Hari igihe ntagashyizemo ni ikimenyetso cy'abaca imigani no gusakuza. Sikeza Ukaravuga ngo sakuza n'uwo muri kumwe ngo n'ururimi rwawe kuko nirwo rutuma tuvuga kandi mugahorana iteka. Nibyo rwose Clairo, ururimi nirwo ruvuga ibyiza rukavuga n'ibibi, ariko biba byiza iyo umuntu arurinze. Hawa Dalize uraho neza. Akabita les conteurs, akanyoni katagurutse ngo nikamenya iyo bweze.
ubwo nyine nanjye muri aka ngaka nyine nanjye muzajya mumbona nagashyizemo nagatuyemo icyo bita le compteur le compteur hariya bayifata akantu bagashyira mu nzu. Murakoze ku mitima muragakunze se mumwe niba mugakunze ariko muraberewe ku mutwe nibyo ni keza ubwitonzi kanigire gutya murebe gutya murebe na gutya nimura nkanjye ngashyiramo kenshi ega amasenge aba yigize yitetesheje ariko nzajya mpora amatetesha mwenyine gusa keza nako abakonteri ubu ni icyo mu bimenyetso byabo bashyira nyine bagashyira ku mutwe nyine kugira ngo ujye guca umugani harabaye ntihakame habaye inka n'ingoma hapfuye impyisi mahuma hasigaye inka n'abana ucira umugani w'umurandaranda n'uwurinda ukawurandura uzaramba nkawo kerera ati karakubereye cyane masenge nibyo njye nkagumishamo njye njya guca umugani njye ngashyiramo nako nyine murabyumva nyine kwa mabukwe nyine byo byose ni uburyo bwo gushyigikira iki gikorwa mwabonye ko nsigaye nandika ngo abashaka gushyigikira igikorwa ngo dore contact dore barashyigikiye iyi gahunda bati rwose akamenyetso ka de compteur abantu baca imigani abantu basakuza abantu bagira gute buriya Afurika burigira imigenzo yabo ngo waberewe pe Chantal nibyo murakoze cyane sakwe guhora mu murima siko guhunika murakoze ndagashyiramo sibyo nabonye umwanya yemeye ngo ndagashyiramo sakwe guhora mu murima siko guhunika bivuga iki iko namara ntangiye kugira intuza kubera akantu nambaye mu mutwe igitego mutarutwa kamenye yaje kugira ngo ni mu mpande ko zose nyine hose mu karere uri mwiza kera iyo umuntu yabaga ari umwana bamuguriye yaragendaga akajya nko mu misa kugira ngo nyine abantu babibone akajya gusura abantu atasuraga muranye nyine arimo kugira gutya nyine kugira ngo nyine bakomeze bakareba guhora sakwe guhora mu murima siko guhunika bivuga iki ni umusambi buriya ko tuwubona uhora mu murima ariko ejo ukongera ugahora urimo ariko ntuhunike kaho rero reka tugire dusoze ariko nagira ngo mbabwire ngo uwabaye wa mbere muri iki gikorwa ni umuntu witwa Cléron abonye amanota 6/10 uwa kabiri akaba yitwa Chantal Miro imitima wa mbere ni Cléron uwa kabiri akaba yitwa Chantal Miro murakoze cyane mwahaye Chantal amata Chantal niwe mwahaye amata kandi nabyo ni ibintu byiza cyane Chantal ngahotere wongere wumva amata baguhaye nkaba rero nakomeje ibisakuzo cya nyuma ni cyiza guhora mu murima siko guhunika ni umusambi ushobora gukora ikintu ukagikora neza ukagitunganya ariko guhora mu murima siko guhunika ushobora kuba mbese ni nko gushishikariza abantu kuba gukora ibintu ukaba wanabikora neza adahora mu kintu kimwe hari mu bimba bareba icyo agiye kubabwira igihe umuntu agahora akora ikintu kimwe ariko ntabe yatera imbere ugomba kugikora ukagikora ku buryo buri mu ijambo kijya mu mwuga ukaba wagikora buriya rero umusambi ugiye utora wagombye kujya uhunika maze rero ntukajya uhora mu murima murakoze cyane nanjye nari mbakumbuye witeka abane natwe twese hanyuma muraraharyana hataryana harare umwanzi inzira zibyaye amahari ubwo tuzongera kuwa kabiri ngaho shata nawe sezera ijoro rihire imana ibarinde ubwo tuzongera duhure verisiyo y'igifaransa ni kuwa mbere ikinyarwanda akaba ari kuwa kabiri witeka akomeze abane natwe twese ubwitonzi n'ubugwaneza aba ari byo bikomeza biturange Clemence Nsenga urakoze cyane ku mitima namwe mwese mukomeza kudushyigikira uwiteka abane natwe twese bye ijoro ryiza uwiteka abane natwe twese bye imana ibarinde weekend nziza.
bye 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 Chantal Pepera nawe bye bye